uyu muhanzi witwa Kevin Montana namwitegereje ndebye performance ze ndebye imiririmbire ndavuga ngo uyu muntu bundi niwe wari ukwiye kuza agasimbura uwitwa Costa. Ibi ni ibintu bikora abantu bake hano mu Rwanda, ariko nabonye uwitwa Kevin Montana ndavuga ngo uyu muhanzi aramutsa hawe ukuboko bakavuga ngo ngwino yakora ibirenze ibyo yakoreye i Musanze. Icyo nabasaba Kevin Montana rwose mu mutuzanire dukomeze twinjoyinga uburyo bw'ibi bitaramo tumufite, dukeneye uburyo yaduhaye i Musanze, azabuduhe Nyagatare, abuduhe Bugesera, abutuzanire hehe i Rubavu. Ese injyana y'amapiano abantu bagiye bazunguza byibuka cyagiye abantu batajya kubivuga barerembura amaso, ntabwo nzi kuyatereka neza nkuko nabonaga abantu babiteka, ariko narebye ndavuga ngo iyi njyana ifite byinshi isobanuye. Ni gute iyi njyana y'amapiano yo mu Rwanda tutayifata tuyubake mu gihe dufite umwami wayo hano mu Rwanda? Ngewe narebye ibintu yakoze ndavuga ngo wenda niba ibintu abikoreye i Musanze ari mu ntara, ibaze hano i Kigali ahantu buri wese abasha kwigererayo aho byose bibera, biragorana cyane kubona umuntu utangiye performance azamura audience izamuka nko Kevin Montana yabikoze. Kevin yaramutenguye, urumva social muraramutenguha byumwe ko wowe utanakivugwa, nivuga ko atakivugwa ko nta uhari nyine yaragizwe mu icyo gihe, ariko se yarazi ko ibi yazabinyuramo. None se yarazi ko wenda Montana azajya mu bihe nk'ibi ngibi bisa neza gutya? Kandi ikindi utekeze ku muhanzi ushobora gutekerezwaho mu kujya kwita amazina ingagi, ntago ari umuhanzi muto. Buriya buri kantu yarinze ajya kuvuga ngo abahanzi bo mu Rwanda binjira kuri stage nk'intuze yarinze avuga ngo binjira nk'abahigi, abikuye kuki? Abahanzi bo mu Rwanda industry yose muri rusange bakopere kwa Kevin Montana. Azabazana Yesu azabazana, nabari kure bose Yesu azabazana. Azabazana Yesu azabazana, nabari kure bose Yesu azabazana. WhatsApp Kigali, je suis professeur Chuchu aka Eric Sonje de Superboy. Isama ntibagwe ntetatse ubwiza umuzitagira intege ku cyumuro nyankora ku kapete bapeti yapushinze ya propose ama equipe etiza pete bayitupa mu matsinda. Abanzi ndabasuje n'abatanzi ntibugire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Reka nizere ko umeze neza wowe udukurikiye muri aka kanya, ndetse nawe bashe kwanda subscribe kuri Big Town TV. Nongeye kukubwira ngo nimbuze gutarakana ukazogera, ibuka gukanda ukazogera ka subscribe kugira ngo ujye ugenda kubona notification zacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane. Mike urumeze fresh cyane. Wumvishe ko ntangira mvuga ijambo rivuga ngo nako ntangiranya karimbo kavuga ngo azabazana Yesu azabazana, n'abari kure bose azabazana. Kuki utari kwibaza ngo kubera iki numva kazabazana? Mike, impamvu mvuze ngo azabazana nta yindi mpamvu, nta yindi ntumbero, nta kintu kibintera. Nasubije amaso inyuma ndeba ira performance y'igitaramo cyabereye i Musanze, ndongera ndanariza ndavuga ngo muri uru Rwanda dufite dufite talent, dufite impano zimwe amatwi ntizahabwa amaso ngo zigaragaze zereka abantu ibyo zishoboye. Reka mbere kuri iki kintu, wumvisha amagambo yavuzwe umunsi ya mpano yigaragaza mu gitaramo cya The Ben muri BK Arena. Wumva amagambo yavuzwe umunsi uwitwa Benovia yigaragaza mu gitaramo muri BK Arena, nacyo cyande cya The Ben. Nibyo ibya Benovia. Uyu munsi wa none nyuma y'ayo magambo yose yagiye avugwa, nibwo nitegereje nibonera tara, nibonera umuntu ufite impano, nibonera umuntu uzi gutegura, nibonera umuntu uzi kubaka stage. Ndavuga ngo uyu muntu bita Kevin Montana kuki adahabwa stage ngo yigaragaza ibintu akora? Ejo narakubwiye ngo uyu mujama performance ze ni Jamaica. Ndavuga ngo imiririmbire ni Jamaica.
ndavuga ngo uyu Kevin Montana afite ukuntu ahagaze nk'abanyamerika ariko bimwe amaso ndetse no kugira ngo sinzi ukuntu aza kubivuga. Navuze ngo bita Kevin Montana nkurikije ibintu akora nkareba imiririmbire ye, noneho ibintu bijyanye na piano we, amapiyano, injyana y'amapiyano. Ariko reka nkubaze, ubundi reba Costa ajya uramu tipe azanye ibintu by'amapiyano yitwa Costa nde? Costa Tich ajya nawe wo muri Jamaica, South Africa. Nabonye umuntu rero wamufasha mu mirabunguri neza. Uyu muhanzi witwa Kevin Montana namwitegereje ndebye performance ze, ndebye imiririmbire, ndavuga ngo uyu muntu ubundi niwe wari ukwiye kuza agasimbura uwitwa Costa. Sinzi nimba arebye ibintu yakoreye hara kuri stage, urebe imitegurire yakoze. Ndavuga ngo uyu muntu kuki abantu bategura ibitaramo hano mu Rwanda batamufata ngo bamurebereho, ndetse by'umwihariko abafite mu nshingano ibijyanye n'imitegurire y'ibitaramo bajye bamwifashisha, byibura agiye byinshi ahereza abakonsomateri ba music hano mu Rwanda, by'umwihariko abakunda injyana y'amapiyano. Ibi ni ibintu bikora abantu bake hano mu Rwanda. Harimo n'abantu babigerageje kugenda bagerageza kuririmba injyana y'amapiyano ariko biranga. Ariko nabonye witwa Kevin Montana, ndavuga ngo uyu muhanzi aramutsa hawe ukuboko bakavuga ngo ngwino, yakora ibirenze ibyo yakoreye Musanze. Ari nabyo byatumye ntekeza, ndavuga ngo ubundi 155 cyangwa se nka Coach Gaël nyirizina kuko ariwe mu sponsor mukuru ibi bitaramo, yakaba yavuga ngo uyu Kevin Montana reka tumuzengurukane, tumujyane za Nyagatare, na Nyamatara zajyayo, tumukute za Gisenyi, Rubavu, utuye tundi twese bazajyamo n'utuwe. Bira bitaramo byose iratuwa yose y'ibitaramo bavuze ko azazenguruka uturere tujya muri tune, sibyo? Nyagatare, Bugesera, Rubavu na Musanze. Musanze nyine yavuyemo. Nusuko byari turere tune. Ubwo mva wasigaye dutatu. Utu dutatu twose rero ngiye nkurikije ibintu nabonye uwitwa Montana Kevin yakoze, navuze ngo uyu muntu bakwiye kumugendana. None ikindi ntagoranye, uburyo atagoranye mu nubuhe. Ibyana nabyitegura bifite bimeze fresh, bifite amagwede, bifite za buri zikerewe nyine umuntu azunguza ukavuga ati uyu mwana ibi bintu ari gukora bifite imitegurire mizima. Bizante no kwibaza ngo ese bari aba bategura mu bitambo byo muri MTN wacu na muzika, kuki batamutekerezaho? Kuko Kevin Montana numwe mu bantu bagaragara ko bari kuzamuka neza, bafite kazoza keza mu bintu bijyanye na muzika nyarwanda, by'umwihariko mu njyana yiwe yazanye amapiyano idafite abandi bantu bayikora hano mu Rwanda. Si umwihariko nyine, twebwe tureba kumwimerere w'umuntu. Urumva hari ukuntu umuntu avuga ngo wenda kano kajyana ngo kari kugenda neza, ngo wenda kararimbitse karabyiritse reka nkajyemo, yego ugasanga kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Ariko noneho Kevin Montana we yaravuze ati umwimerere wanjye ugomba kuba wubakiye ku mapiyano. Iyi njyana niyo muri South Africa, aravuga ngo injyana muri South Africa reka nyifate nyubakemo nk'ikintu gikomeye cyane hano mu Rwanda, bayumve bayikunde kandi bayimenye, kandi by'umwihariko aranayizi aranayumva, noneho performance yayo ayikora nk'umwana wayikuriyemo. Niyo mpamvu ngewe nshobora kwisabira aba bantu bategura ibitaramo hano mu Rwanda, mujye mufasha aba bantu tuba turi kure tukabona bafite ibintu byiza bizima biri karite pana kandite bari guhereza abanyarwanda bakonsomateri b'umuziki. Uyu Kevin Montana ngewe rwose ntabwo najya nkubeshye mvuge ngo wenda nari muzi byegeye kure, ariko nkimara kora performance yakoreye i Musanze n'icenda sesengura, ndavuga ngo yitara reka nyicukumbure ndebe. Sanga hanze hanga dufite abahanzi ahubwo bimwe ukuboko bimwe ndaza kubyita ngo iki, urumva bajya bavuga ngo ibuye ryakomeje imfuruka
niryo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryaje gukomeza imfuruka. Uyu munsi wa none Kevin Montana yakaba ari mu bantu bajya bitabira ibitaramo byinshi bigera bicaracara muri Rwanda. Impamvu mbivuga nta yindi, ntabwo ari uko akora ibirenze kurusha abandi, ahubwo reka turebe umwihariko we. Urumva, turebe ibintu akora arabyumva ute, kuko ndamutse mvuze ngo wenda ngo nuko akora byiza kurusha abandi naba ntandukiriye, n'abandi bakora byiza byabo mu mwimerere wabo. Urumva, ariko twebwe reka turebe umwimerere afite. Ese injyana y'amapiano abantu bagiye bazunguza babyibuka cyagiye abantu batajya barerembura amaso, ntabwo nzi kuyatereka neza nkuko nabonaga abantu babiteka, ariko narebye ndavuga ngo iyi njyana ifite byinshi isobanuye, nkuko hip hop zaje zigafata, nkuko kinyatrap zaje zigafata, nkuko n'izindi njyana zose zaje zigafata. Ndavuga ngo ni gute iyi njyana y'amapiano yo mu Rwanda tutayifata tuyubake mu gihe dufite umwami wayo hano mu Rwanda? Nimba dufite umwami wayo yikora hano mu Rwanda, akwiye ka kaboko ka bya bifi binini bitegura ibi bitaramo, nawe akagenda akayihereza abanyarwanda bakayikonsoma. Ngewe narebye ibintu yakoze, ndavuga ngo wenda nimba ibintu abikoreye Musanze ari mu ntara, ibaze nk'ani Kigali, ahantu buri wese abasha kwigererayo, aho byose bibera, aho ibyana bya mutoso byose biba byakubise, cyane ko noneho abajama benshi bitabira ibitaramo bura baba bakurikiye ibintu by'ibibebi nka biriya biza bigakora performance ziryoshye kuri iyo mwana azunguza bura ukavuga ngo wow. Cyane rwose no mu kwita izina ingagi naho yara performance yakoze performance nziza. Yego. No mu kwita izina ingagi yakoze performance kandi yaryoheye amaso y'ababirebye. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero ntabwo Kevin Montana ari umuntu wo gusiga gutyo gusa pururiye mu gihe tubona ko akora ibintu bifite akazoza. Gusa nyine nkaho ngaho wahitubwira icyo wenda nka Soshomura hari igihe bapanze projet iza gupfa, Kevin Montana akavuga ko nyine Soshomura yamuhemukiye, ari amafaranga yamwishyuye, Soshomura nyine aramutenguha. Then na nyuma na mbere yaho hari indi projet yari na Ishkevin. Abenshi n'ubundi ntabwo bakora ibyo bigiye ushimira Imana. Nawe wize ibyo none ubu ariko bijya guhura. Ubu nishije bihuriye aza kubura muri video. Ndi barayikorera hitamo nyine kwisohora. Ishkevin. Nabo bahanze nyine n'iyi message noneho waba. No kuvuga ngo wenda we nyine hari akantu wabuzanya ko kuvuga ngo gushyigikirana bijyanye n'uburyo ubwo ari bwo bwose, kuko nituvuga gushyigikirana, okay, reka dufate urugero nka kuri The Ben. Duhere ku bahanzi no tutatwinjira no kubona bateguriye. Yego, reka dufate nka kuri The Ben, tunamushimire cyane kuko yatweretse tara ya nyayo. The Ben cyangwa ni 155. Oya, nge urumva nge ikintu nibuza kugenderaho, yaririmbye muri kategori yande, umuhanzi watumye nyine na 155. N'umuhanzi watumye na 155. Ariko ikintu nge nishatse kuvuga, urabona reka dore ku kintu kivuga ngo The Ben hagati, reka dufate kuri kote ya The Ben ndetse na Bruce Melody, sibyo? Yari abantu babiri bateraniye hamwe mu gitaramo. Uwitwa The Ben niwe wabanje kuririmba, reka tuvuge ko nyine niwe wabanje mbere ya Bruce Melody. Uwitwa Kevin Montana niwe wafunguye iriya stage, niwe watangiye performance, niwe wasusurukije abantu, ndetse vibe n'abandi banzi bose bazamukiyeho zaturutse kuwitwa Kevin Montana. Ubundi kizakubwira ko igitaramo kiri buze kuryoha biterwa n'ukuntu line-up iteguye, sibyo? Ni ukuvuga ngo reka nashimira umuntu wakoze line-up yo kugira ngo wenda performance itangire n'ukuntu abanza bize gukurikirana, sibyo? Ikintu yateguye agafata Kevin Montana akamubanza kuri stage, bagasanga nawe n'umuntu wicaye arategura, n'umuntu afashe umwanya munini uhagije wo gutegura ukuntu performance y'ibizagenda. Ngira ngo wayibonye ko nawe akimara kuzamuka kuri stage, imirindi y'abafana ndetse n'abayinjoyinga igitaramo n'abari muri mood y'uburyohe bw'igitaramo bahise bazamukana nawe.
uburyohe rero bwa kiriya gitaramo bwose bwatangiye kuri Kevin Montana, kuko performance yakoze ku munota wa mbere akenshi biragorana, uzabicunge neza ubirebe, biragorana cyane kubona umuntu utangiye performance azamura audience izamuka nk'uko Kevin Montana yabikoze cyane. Birabura ikintu cya mbere kibaho kigora abahanzi, yego, kuririmba bwa mbere aho ugiye gufungura igitaramo, ari ugiye gufungura igitaramo no gusoza, yego, hari igihe usoza abantu bose bamaze kurambirwa baguye dawuni bari kwisohokera bigendera. Noneho hari n'undi muntu utangira igitaramo abantu bose bakibereye mu bibazo basize mu ngo zabo birengeje ubushobozi bwa performance ze, ugasanga buri muntu wese ntabwo araba stable mu mutwe, aracyajagaraye, aracyafite byinshi ari gutekereza. Ariko Kevin Montana we yazamutse akimara kuhagera, barebye imitegurire ubwayo yonyine bahita bajya muri mudu y'igitaramo. Urumva? Ari naho rero hahise haturuka umwimere n'uburyohe bw'abantu binjoye inzu, uburyohe bw'igitaramo cyahabereye. Nuko batangiye uburyohe bwatangiye kuva ku munota wa mbere, ku isegonda rya mbere bari batangiye kuryoherwa. Niyo mpamvu rero nimvuga ngo nyine Kevin Montana niwe wabigizemo uruhare, ntabwo nzaba mbeshye. Bivuze ngo uburyo bwa kiriya gitaramo bwose bwagenze neza. Ari nayo mpamvu mbanza guhita mbwira abahanzi, uyu munsi wa none hari imina abahanzi, reka mbafata nk'abahanzi banini, sibyo, bajya bibeshya akumva ko kuba ari munini, kuba afite abafanizi benshi bamukurikirana, kuba afite abaforowa benshi bishobora kumugira umuntu wa danje. Urumva? Ari nayo mpamvu nkunda kubwira abandi bahanzi nkavuga ngo nimba uzi kuri munini, gerageza ufate n'undi muntu ukiri munsi yawe akaboko, ugerageze kugaragaza icyo ashoboye. Uyu munsi wa none 155 yateguye igitaramo, niyo yakomeje kudurushaho kutwereka uburyohe bwa Kevin Montana n'icyo ashoboye, uburyohe bw'imiririmbire y'amapiyano. Urumva? Bivuze ngo ni bamwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu gufata akaboko witwa Kevin Montana. Uyu munsi wa none tukaba twamenye nyine ko ari umwami w'amapiyano. Ari nayo mpamvu ngubwira ngo urumva wenda uwo Kevin yaramutenguye. Urumva? Soshomura aramutenguha. Ntabwo ari ibintu bikwiye nk'abahanzi bakuru, kuko byanze bikunze afite ibiceri yabahaye. Urumva? Soshomura we nyine bivuga ko ngo amara amafaranga ari 800 kameme no gukorana nyine biranga akajya mu rugo nagira akajya mwaka amafaranga kandi ako mwana. Abahanzi baravunika. Ibaze nko gufata ibiceri byawe wavunikiye imyaka n'imyaka, ugafata inote ya 800 ukayikubita umuhanzi nka Soshomura, byumwere ko wowe utanakivugwa. Nimvuga ko atakivugwa ko ntawe uhari. Nyine yaragizwe mu icyo gihe, ariko se yarazi ko ibi yazabinyuramo. None se yarazi ko wenda Montana azajya mu bihe nk'ibi ngibi bisa neza gutya? Ntabwo azi ko. Urumva Montana we yakoraga ibi byose kugira ngo akomeze kubaka profile ye irushaho kubyimba, ejo cyangwa ejo bundi abantu barushaho kumukenera. Ariko n'ubundi kakikarago ke agatigito ke yakomeje kugakoresha uyu munsi wa none. Nimvuga biri mu bahanzi banini ubyumve, kuko yabigaragaje, yibrandinze. Kandi ikindi utekeze ku muhanzi ushobora gutekerezwaho mu kujya kwita amazina ingagi, ntabwo ari umuhanzi muto. Mbonereho nsaba abantu Mike, aba bantu mutegura ibi bitaramo nge ndabanenga ikintu giteye gutya. Sinzi impamvu abantu bose bategura ibitaramo hano mu Rwanda bakunda kumva ko ibifi binini ari byo bigira performance nziza, ari byo abantu bitezeho kureba, ari byo abantu bitezeho gukurikira, gutega amatwi. Izi mpano ntoya zikiri hasi zitarazamuka zifite umwimerere mu miririmbire yazo ikwiye kwerekwa abanyarwanda, kugira ngo bamenyekane, kugira ngo bumvwe, kugira ngo bakundwe. Nuko mwebwe mu bitegura muzemera kubashyira muri kategori yo kwigaragaza.
ariko ugasanga hari ibikundi bimwe bigenda bigaruka buri bitaramo byose, ugasanga hari umuntu utaburamo. Bijya bifi bikomeza gufatwa kandi sinzi wenda nimba aba bantu bakuze bafite ingo zabo, bafite imiryango batunze, ariko n'ubundi ndabarenganya bakunda kuvuga ko ibintu bikomeza kujyaho ibindi biri. Izi mpano nto bashobora kuba bazira bakazisuzugura, bakavuga ngo n'ubundi se muraza muri ibi bitaramo amafaranga muhabwa muyakoresha iki, bakirengagiza ko amafaranga bashobora gukura muri bya bitaramo iyo bakomeza gushora mu mastudio kugira ngo abahanzi aba producer bagiye batandukanye ariyo bakomeza kubafasha kubasapotinga ngo bigaragaze. Mvuga amastudio ari hirya no hino akwiye, sisi kunabivuga. Hari abapolisi dufite hano mu Rwanda bagerageza kugenda bafata akaboko abandi bahanzi bakizamuka kugira ngo bigaragaze, batagendera badakurikiye amafaranga. Ariko ntitunirengagize ko aba bana bato bakizamuka bagafasha bagahawe iyo support yo kwigaragaza muri ibi bitaramo kugira ngo wenda nabo bakuremo ayo mafaranga make yo gusapotinga ibindi bitaramo, nako gusapotinga impano zabo no kujya babona uburyo bwiza bwo kujya mu mastudio agiye atandukanye. Ariko n'amakuru numvisha buranga witwa Kevin Montana buranga afite nk'utu miliyoni tungaye ngo yakoye muri cya gitaramo. Nibyo oya, urumva none se nabo reka tuganire mayi, wenda nabo reka nkubaze nkugisha inama, sibyo? Reka dufate imiteguro cya gitaramo ya performance ya Montana, warebye ukuntu yariteye, sibyo? Uravuga ko imitegurire ye irimo bari abakobwa, sibyo? Urabona no kwanza reka mvuge ku mitegurire yiwe wenyine. Uravuga ko imitegurire yiwe ira performance ye yatwa amafaranga ari munsi ya miliyoni n'igice, ntabwo yabura ukurikije ukuntu wabibonye. Ese barababyinnyi cyangwa se barabakobwa nabo babita aba video fixer, abadancers nibyo. Uravuga ko bari abakobwa baje kwigaragaza kuri ya stage hari umuntu wahembwe munsi ya 200? Ntawe. Bivuze ngo iriya ni imitegurire ya Montana aba yafasha gutereka mfate buri muntu wese wa performance angaha mu kubite by'ibra des. Ayo ni make turi kuminimiza, ni muri minimum. Ntibyagutunga ko mushaka kuza batingiye kujya nze kuri stage kuza performing aho ura minota ya 500 bitewe n'igiciro akorera, sibyo? Ngewe narebye ndavuga ngo uyu mutipe ko mbona yateguye imitegurire iremereye, ese irangana n'umushahara w'amafaranga yahawe cyangwa ni ibintu yikoramo ku giti cye, cyane cyane ko nabonye ari umujambo usa n'umuntu ufite ibiceri. Oya mani, burareka mubwire rero Mike, narakubwiye ngo umuntu yafite amafaranga iyo umurebye uhita ubyibwira, arabisa arabigendera, mbese nyine luke ye physical appearance ye igaragara nk'umuntu ufite ibiceri. Ibyo ntabwo wajya kubyinjiramo. Oya kute ntabyinjiramo se, irega nge ntambutse utura ko ndingegera. Oya ariko se Mike nawe rero nawe uravanga. Ngewe ninkubwira ngo umuntu arasa n'ufite ibiceri byumve impamvu mbikubwira se urayizi nyine. Reka nkubwire impamvu ndi kubivuga. Niba yafite cyangwa atayafite ibyo ntaho bihuriye n'umuziki. Reka nkubaze ikintu kimwe. Uyu munsi wa none ubonye amahirwe wowe ku giti cyawe, wowe uyu turi kurebana, bakakubwira ngo Mayi wenda ntituzi kuririmba, imagine ko umuhanzi uririmba, sibyo? Tuguhaye amahirwe yo kujya kwigaragaza muri kira gitaramo, sibyo? Iyereka abanyarwanda bakurebe bagukunde, ndetse n'abantu bategura ibitaro bakugirira icyizere niba utabazagukenere. Uyu munsi wa none ntihagire ubushobozi bw'amafaranga baguha, wabyemera?
ntacyo waba ugiye urakoze cyane vuwara ntacyo waba ugiye kumarayo, ariko wibuka ko nakubwiye ko uri umuhanzi ufite indirimbo sibyo, ariko ndi umuhanzi yego umuhanzi najyayo nyine wajyayo ukagaragaza iki? Icya mbere mfite indirimbo, mfite icyo ngiye kwereka abantu kandi naba ngifite n'icyo ngiye kwereka abantu. none se reka nkubaze ikintu kimwe, buriya buri kantu yarinze ajya kuvuga ngo abahanzi bo mu Rwanda binjira kuri stage nk'intuze nka ari yavuze ko ari iki yarinze avuga ngo binjira nk'abahigi, abikuye kuki? Eida harabinjiraho bashonje, harabinjiraho bakennye, kandi byose bituruka mu mitegurire mibi idafite kapito. Ubwo bituruka nyine mu bateguye ibyo bitaramo. Oya ntabwo buretse oya sicyo ni kuvuga. Sicyo ndi rega ntabwo wateguye igitaramo uwagwaye, ntabwo uwagwaye platform kujya kwigaragazaho ari na ngombwa ngaza gufate mu ntoki agukubita ibyo biceri, ahubwo wowe wakora mu bishoro byawe ugakora performance nziza, iyo performance nziza ikaza kuguhemba, kandi nyuma yo kuguhemba igusigira umugisha w'ibindi bitaramo. Uyu munsi wa none ngiye ngurikije ibintu Montana yakoze, hari abantu benshi cyane bategura ibitaramo babasha kumubona, kereka habayemo byane by'ubugona no gukomeza gukurura bishyira, ariko habaye harimo umwimerere w'imitegurire mizima. Uwitwa Montana Kevin ntabwo yasigara, bakurikije umwimerere w'ibihangano bye bagakurikiza imitegurire ye. Nyine reka tubafate nk'abajaji, haramuzakurikije EBCD Montana bakaba bamukenera, ariko habayeho bya bindi byo gukurura bishyira avuga ngo reka turebe iby'ikiryango ninde kirama akaboko mpagitugu kwangira gutya na gutya yasigara. Erega hari si tugezemo tutita ku bintu. Urumva nimba bakubwira ngo kenshi isi ya none yimitse abantu badafite ubwenge cyane kurusha abanyabwenge. Urumva niho mera nkubwira ngo nawe hari umuntu ushobora kureba akavuga ngo ariko se wo Kevin Montana ninde wo kwande, aramba iki kugira mushyiremo, aratanga iki, ninde? Urumva ibyo akaba ari byo byari nibuze kumubuza wamugisha kujya kwigaragaza gutanga ibyo afite kugira ngo dukomeze tubikonsome. Urumva, ariko nitugendera ku mwimero w'ibihangano bye turamukenera, usibye nawe n'abandi twabakenera bameze nkawe, ariko abandi banzi sha bicare bige mayi. Ibi bintu byo gukomeza gushinja abantu, abahanzi bo mu Rwanda, industry yose muri rusange y'abahanzi ngo babashinja numvishe ngo harimo abashinjwa kwinjira nk'abahigi, bakopere kwa Kevin Montana. Ewana nge nakubwiye ngo uriya mutipe, uriya muhanzi aramutse ahawe stage zigera muri 3 zimeze neza hano mu Rwanda ibintu yakora bazabifatisha amaboko abiri, kuko njyewe navivuye. Reka nisabire reka icyabanzi ndagikirininga neza ngo kirangire, bagerageza wenda reka nkubwire ikindi kintu kimwe. Hari igihe umuhanzi akora ibintu wamusabye wenda profit yo kujya mukorane, urumva hari opportunity umukeneyeho, ariko naba hari yabagukeneyeho, kuko uyu munsi wa none umuhanzi nimba mukoranye igihangano cyawe hari profit agukuraho. Ngakura ya mpano yakoranye na Papa Cyangwe, indirimbo yabirangije iravibinga, bivuze ngo hari profit ya mpano yakuye kuri Papa Cyangwe, na Papa Cyangwe hari profit yakuye kuri ya mpano.
nimba umuhanzi nka Kevin Montana yikuye hafi miliyoni akayihereza umuhanzi ngo dukorane, hari ubwo iyi ndirimbo baba bagiye gukora ejo cyangwa ejo mushobora gusanga iri kurebwa n'amamiliyoni views y'abantu, ugasanga nawe yaje gusaba iyo support umukwiye ikindi gikundiro utari ufite, kuko uyu Montana afite abafana be ndetse na social muri afite abiye bafana. Uyu Kevin Montana afite abafana be na Ish Kevin afite abafana be. Abo bantu bombi iyo bahuje hari igikundi kinini kizamuka, hakaba na pushing igenda iza ku bikorwa byabo. Uyu munsi wa none ugasanga bari kugenda barushaho kubaka industry y'umuziki mu Rwanda. Ariko Kevin Montana yikuri note nkaziri akazehereza umuhanzi nkura agira ngo wenda bafashanye, ugasanga akomeje kumuryamira nta kirimo. Nibyo uzasanga bikomeza gusenya societe y'umuziki hano mu Rwanda. Nsaba abahanzi bakuru ndetse n'abandi bari bo bose, mani twige gufashanya no gukundana, ntacyo bitwaye. Dufatanye ukuboko twubake industry y'umuziki nk'iya Nigeria. Impamvu kuvuga ngo muri Nigeria ibintu byose byarubatswe birafata, ba David turabamenya, abo bande bose nyina turebe aba ba Arias bose turabazi. Arias ni urugero rwiza rw'abahanzi bato bazamutse bamenyekana vuba, urumva, bitewe nuko n'ibindi bifi binini by'ibinya Nigeria. Nimba Kevin Montana aje akavuga ati ngerageza dufatanye tujyane gutya na gutya gutya na gutya, mani mufashe, sinangombwa ngo nibyo bice bimuce, ahubwo we mufata umushimiye yuko aje gushyira itafari ku muziki wo mu Rwanda. Ubwo ati Petit igaragaze ubwimerere w'ibihangano byawe, abantu bazawukunda. Mbonereho no kwisabira aba bantu mutegura ibitaramo hano mu Rwanda, muri benshi mugiye mutandukanye, haba ari ama event menshi agiye atandukanye. Kandi ikindi nabana batanga amawa dereka n'ubuntu umuntu afite umwimerere w'ibintu w'ibihangano bye ukanabikora mu buryo bufinyoye, mukubita igihemba kwiye. Nawe utegura ibitaramo wireba ngo ugendere kuvuga ngo kanaka. Hari umuntu nzi umaze guhabwa ibitaramo ibihemba hano mu Rwanda nka bingahe, nka 3 bikurikiranye, atabishyushyemo, ahubwo ari kubimuhereza kugira ngo bakomeze ba branding ibihangano bye. Urumva, atari uko yatowe, atari uko yabikoreye, gusa ari ukujya gukomeza branding ibihangano bye. Urumva, ibyo no gushyira itafari ku bihangano bye nyine ibyo ni ibyabo, ntago ari bitegura, bajye bakoresha ibonararibonye bwabo, kuko ntago mbarusha ubwenge, ariko nshobora kwambarusha ubusesenguzi. Urumva, bivuga ngo rero abantu bategura ibitaramo murebe aba bantu bari muri forume. Ngiye nabanye Montana ari muri forume nziza, sinzi nimba ibyo ari kuvuga ari kwikina Mike, nimba ndi kubeshya nawe wanyomoza, nimba ndi kubeshya nawe wanyomoza, ariko nyina nabonye forume arimo, ndavuga ngo uyu muntu akwiye guhabwa imbaraga n'ibiganza byo gukomeza kugaragaza icyo ashoboye. So reka nsoze mbwira abantu urugero we namaze gusaba bano muri 155 bo, icyo nabasaba Kevin Montana rwose mu mutuzanire dukoze twinjoyinga uburyo bw'ibi bitaramo tumufite, nguko navuze ko nta gitaramo na kimwe nzasiba, byose ngomba kuba mpabaye. Dukeneye uburyo yaduhaye Musanze, azabuduhe Nyagatare, abuduhe Bugesera, abutuzanire hehe i Rubavu. Bano muri iwacu na muzika MTN ni mureba mukabona hari abandi bantu bakwiye kugaragara ku ma stage, ibyo agomba gukora Kevin Montana mwimusiga, aza twikubitira amapiano twishepingire twatundu ndiko anye ndi ikibwa ndikuzamura amaso nkabona nta yarimo, ndikuzamura na yabashinga rwose nk'abatundu kudupiano ko turimo bagera turimo bakubita arumva batuduhereze kugira ngo bana dukomeze turushaho kwinjoyinga uyu muziki. Urumva,
so n'abandi bantu mutari kumva ko ubu buryohe bw'ibihangano bya Kevin Montana mujye kuri YouTube channel yiwe mukande subscribe cyangwa se mumushyigikire murushaho kumva uburyohe bw'ibihangano bye kugira ngo namwe muvuge ngo uyu mwimerere ukwiye iki. Duhurire muri comment z'iki kiganiro kugira mumbwire ngo ese ibihangano bye mwabyumvishe gute, nyirizina bamukubite aya mastage akomeze atukubite ku mwimerere n'uburyohe bw'ibihangano by'amapiyano nk'umwami w'amapiyano hano mu Rwanda. Mai reka nsuze mvuga ngo buri Uwiteka niwe ugena byose, urumva, kandi akeza karigura. Wabyumvishe? Akeza karigura. Niba mara kubona ko Kevin Montana ibintu ari gukora bifite forume, ntabwo ari ngombwa ngo niribwe nza gubisaba hangaha. N'abandi bafana bose numvisha bari gutaba bavuga ati cyakwe mu peti yadukosoye. None igikundi nari ndimo cyose wagira ngo wajya Kevin Montana yari yakiguze. Numvaga banaze bati mu peti cyakora dukomye. Ndavuga ngo cyakora hari abahanzi bafite tara zicaye zidasaba kugira ngo bisabe ko abantu benshi bagenda baterana amagambo. Reka nsoze mvuga ngo dukeneye amapiyano mwibitaramo, ibindi byo namwe muri abahanga ntacyo narenzaho. So Mai, reka ngushimire cyane rero, nkomeza kubwira abantu ngo bagere kuri YouTube channel ya YouTube ifite bakane subscribe ndetse bakomeza baposhinga ibikorwa byanjye by'umwihariko, nambamenyesha ko ku umunsi w'ejo hazasohoka indirimbo nziza kuri platform zose zicuruza umuziki hano mu Rwanda yitwa Maria y'umuhungu wanjye witwa Rusty Kabano. Bazayisearching ku mbuga zose zicuruza umuziki bayirebe. Yitwa Rusty Kabano, indirimbo yitwa Maria, iri gukorerwa amashusho ameze neza cyane, indirimbo soundinga neza, indirimbo yakozwe n'umuproducer mwiza witwa Shata, umwe mu baproducer bahagaze neza bari kugenda bazamuka bari kugenda bakora ibintu. Mana yanjye reka nkubwize ukuri Mai, nsoje mvuga ngo Imana impere umugisha umuproducer witwa Shata. Nabonye ibintu ari gukora, ndavuga ngo iyi West Studios umuhanzi utarayimenya arimo aragenda asigara. So reka ngushimire cyane rero, nkubwira ngo ngiyewe ni Professeur Cyucyuhu, umwe mu ncyoza, umwe mu basesenguzi bipanza akazi bazabikora kugeza ubuzima burundutse. Yego abanzi mu nkunde, abatanzi nawe mushanti mu nkunde, nanjye gusinza abambazi. Ciao ciao.